kuntu system y'abadayimoni nta handi ushobora kuyibona ku isi uretse kuzimu. Intara hamwe inkuru y'imputu yari hisha abatutsi barenga 70 n'uwo mudamu arimo. Uvuze ngo ibyo byobo byari biri hehe umwami? Dufashe gake abakurikiye Gorora Byose Vuba babyumve. Ibyo byobo byari biri hehe byacukuwe amakuru? Icyo cyobo yagicukuwe. Kamera dirigera afite amazuru magufi. Abwataraye ari na mugufi. Zinjira muri eto zihasanga abatutsi bari barinzwe na faru n'interama. Zihera ruhande zirabica. Rando yishwe n'inkotanyi kandi Rando yari muri zone yacu. Bise bacikacumu uriya nabari mu makuba nuko mutabizi. Nge ndumva bindenze rwose ibi bintu, ndumva birenze ubwonko bwanjye. Dr. Dusingizemungu abwira abantu b'ikibunga arababwira ngo nta nubwo bari bakwiye gushimira Imana ngo ahubwo bajye bashimira inkotanyi. Ibya bintu byari byakozwe komande nakaje guhakwa. Allahu Akbar. In the name of Jesus Christ. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama. Gorora Byose Vuba. Amahoro shiti bakunzi ba Gorora Byose Vuba. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyiza cyane, aho dufite abatumirwa b'inararibonye, abatumirwa b'abahanga, abakozi b'Imana mukunda cyane, ariko tudatinze tugiye kuganira ku mayeri n'ubundi y'umwanzi Satani akomeza gukoresha mu guteza intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Twabonye yuko muri Gorora Byose Vuba Satani akorera mu bantu aribo twebwe n'abandi, by'umwihariko mu gihugu cyitwa u Rwanda. Hakaba hari amakuru twabonye ariko tutabashije kugira igihamya cyayo, tukaba nayo mpamvu twatumiye abatumirwa kugira ngo badufashe kuyakorera ubusesenguzi. Ni amakuru avuga yuko abazi indirimbo hagati y'ibiti bibiri ya nyakwigendera Karemera Rodrigue wazize jenoside yakorewe abatutsi, bikavugwa yuko uriya mudamu wagaragaye muri clip yiwe cyangwa se muri video y'indirimbo ye yaba ari umwe mu bantu bakoreshwaga muri batanu nk'uko Tito Rutaremara yabivuze. Muri Gorora Byose Vuba igituma tuvuga ibi bintu ni ukugira ngo abantu bamenye amayeri y'umwanzi Satani, bamenye nuko bashobora kubihindura. Nayo mpamvu twatumiye umukozi w'Imana nawe uri buze kubibwira nyuma yo kuintroduce iki kiganiro, hanyuma akadufasha gukorera ubusesenguzi no kugira inama no gutanga ibitekerezo muri Gorora Byose Vuba. Tutabatindiye rero, reka mbanze nakire abatumirwa. Reka mpere ku mutumirwa wacu uri muri Afrika y'Epfo, hanyuma abibwire abakunzi ba Gorora Byose Vuba. Ni karibu mutumirwa wacu. Sinzi amajwi yawe ntabwo ari kuza neza muvandimwe. Kandi subiremo namukabishije narivuze yewe ni umwami Mashira, umwami w'intangari ya Kibanda. Nkaba amazina data na mama banyitwa Mukiza Esironi, ariko izina ry'Umugabe wanyita Mashira wa kabiri. Nkaba ndi umuhutu kandi nkaba mvuga ururimi rw'Igihugu. Murakoze. Urakoze cyane umwami w'Induga Mashira wa kabiri. Turakwakire muri studio za Gorora Byose Vuba kandi Imana iguha umugisha, tunagushimira ko wemeye ubutumire bwacu. Rwose turakwishimiye cyane, ni karibu. Reka kandi twakire na umukozi w'Imana nawe muri studio za Gorora Byose Vuba. Ni karibu mwene data. Murakoze kunyakira muri studio za Gorora Byose Vuba, nanjye ndishimye. Nitwa Pastor Nkubana Emmanuel, hanyuma rero nkaba muvuga butumwa ariko utabarizwa muri ayo madini, ahubwo muvuga butumwa ba hose aho ngeze niho muvugira. Naho mwamanyohereje, murakoze, Imana ibavugisha. Urakoze cyane Pastor. Wenda utari wava kuri mikoro, nagira ngo usabe n'ubundi udusengere hanyuma dutangire ikiganiro cyacu muri gahunda ya Gorora Byose Vuba.
ndagushima Uwiteka Imana nzima mu izina rya Yesu Kristo. Ushimiye aka kanya keza duhaye, ushimiye ko waduhuje, ushimiye ko ari wowe watubijejeho, ushimiye ko ari wowe utumye tugeze amagingo, ushimiye byose byinshi byiza kandi wadukoreye, ushimiye n'aka kanya duhaye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nigushima rero ndakwinginze ngo ubwami bwawe buze muri twebwe, turi kuvuga ibyagorora imitima y'abantu nk'uko yicano yitwa, kandi tubivuge natwe tugororotse, abazabyumva nabo bizabagorore abacu n'isi n'akarere muri rusange. Reka rero tuyoboze umwuka wawe wera, tuyoboze icyubahiro n'igitinyiro n'igikundiro byawe, kandi ntabe ari twe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Sabye n'inganize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Nasabaga niba bishoboka waba ushyize kuri mute gake, hanyuma kugira ngo ikiganiro kibashe kutugendekera neza. Umwami Mashira uratwumva? Umwami wacu ndagukeje kandi nanjye ndagukeje umwami w'Induga. Ndagira ngo dutangira ikiganiro udufashe uduha amakuru cyangwa se uduhe ibisobanuro nk'umuntu w'inararibonye mu mateka y'igihugu cyitwa u Rwanda. Hari icyo waba uzi ku makuru avuga yuko umudamu ugaragara mu ndirimbo ya Karemera, nyakwigendera Karemera Rodrigue, yaba yari umwe mu bantu bivuga ko ari batanu nk'uko byatanzweho ubuhamya na Muzehe Tito Rutaremara. Impamvu tuvuga ibi bintu, turagira ngo dufashe abatuye akarere n'abatuye igihugu cyitwa u Rwanda muri rusange, kuko twabonye amayeri Satani yakoresheje, abantu baramarana, abantu bagirana inzika, abantu baricana. Ntabwo twifuriza akarere ko ibintu byazongera kubaho, ntabwo twifuriza akarere yuko izi nzangano zakomeza. Tudatinze rero ndagira ngo udufashe muri gahunda ya Gorora Byose Vuba, tuguhe umwanya rwose wisanzuye ugira icyo utubwira kuri iki kintu. Murakoze, ikaze mwami Mashira. Yes, ariko mushyire kuri za mute kuko ndumva arimo akantu karimo kujya nomba. Hari ndabona pasiteri wacu aterana gushyira kuri mute kugira ngo tubashe kumvikana. Niba ari kutwumva yadufasha agashyira kuri mute. Ariko jya kuri mute pasiteri kugira ngo utadusakuriza, harimo urusaku kuri akantu k'akantu ka mikoro, ushyire kuri mute nuko tuganira neza. Murakoze. Warumbajije uti amayeri ya Satani. Burya tuvuga amayeri ya Satani kuko burya n'abantu benshi bakorana na Satani. Utanga urugero kuri uriya mudamu uri mu ndirimbo ya Karemera Rodrigue yitwa Hagati y'Ibiti. Uriya mudamu nge namubonye bwa mbere kuva muri za 1992 na 3, mubona ari muri farumasi y'ahantu Gikondo Majerwa, ahantu bita Sodoma, yari muri farumasi y'umuntu witwa Mathias. Uriya mudamu rero yari aturanye na Karemera Rodrigue, bose bari batuye mu gace ka za Gikondo Seje Mumera. Ana mudamu rero ukuntu twaje kumumenya, twatangiye kubona abantu bitwa interahamwe, abantu b'insoresore nazi, noneho tukaba tubona bari inshuti cyane, afite farumasi, akabaha amafaranga, abarwayi bikabona babahaye imiti y'ubuntu, mbese yari inshuti y'interahamwe cyane. Noneho cyarakabaye intambara ibaye nyine, inkotanyi zimaze kurasa indege y'Uwenari Habyarimana. Uriya mudamu ahantu yari atuye kuri Mera, avayo aza ku Karambo, ahantu hari hatuye perezida w'interahamwe zose zo Karambo witwaga Serafe Wahirwa, muherutse kubona mu rukiko mu Bubiligi bamurega ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Urumva avayo aza kuba kwa Serafe. Utega amatwi kandi n'umututikazi aza kuba kwa Serafe. Turashaka kwereka yuko nk'uko bivuze ko jenoside yakorewe abatutsi ntiyemera yose hatabuzeho na kimwe, gusa nkavuga ko yakozwe n'inkotanyi. Kuko muri systeme ya batanu umwami wacu ni systeme y'abadayimoni. Ngiye kubera ko ndo systeme y'abadayimoni ntahandi ushobora kuyibona ku isi uretse kuzimu. Uriya mudamu rero yasizeyo Karemera Rodrigue. Karemera Rodrigue yahise yicwa, ntabwo tuzi igihe yiciwe, agomba gukoreshwa muri iryo joro hamwe n'igihe Habyarimana ikimara. Indege ya Habyarimana
bayirashe saa 3 z'ijoro ku itariki 6 mu masaa 2 n'igice ari no gupfa. Uwo mudamu ahita ahungira ku nterahamwe nkuru ari we Serafi, ariko iyo nterahamwe yari muto yumvikane neza. Noneho nkibaza ukuntu interahamwe inkuru y'imputu yari hisha abatutsi barenga 70 n'uwo mudamu ari. Noneho kandi interahamwe nkuru twahirwa Serafi nta muntu n'umwe wigeze amubona arenga no kinzu ye ajya kuri bariyeri mutega amatwi. Ariko munsi gato uvuye munsi y'urugo rwe niho amajargo yari yubatse, hari umututsi yitwa Kivumbi, bamwitaga Vitale, bamwitaga Kivumbi, ariko amazina ye bwite yitwa Vitali Mucanga. Nawe mwaramubonye urubanza rwa Serafe aje gutanga ubuhamya yambaga kukamunwa bwa ati yewe ndi umututsi kandi nakoze jenoside yakorewe abatutsi. Noneho muri iyo minsi ntekereza ko bose batangiye kumva ariya makuru ya Kitoro Tema aratubwira ati twebwe twari muri serire kandi batanu kandi tugakora turi ku mabariyeri, twabuze yuko tuzatwihisha muri MDR, muri MRD, muri PSD, muri PR kugira ngo batatumenya twiyoberanye. Ati twari batanu kandi nta n'umuziranye n'undi uretse barubaye. Mureke rero mbere kare numva narambiranye kuza kumagarika kuko ni inkuru iteye agahinda, inkuru y'abatemoni, inkuru yuzashita. Oya komeza rwose, icyo dushaka nuko ubutumwa bufasha abantu. Muri batanu mwabaga mutaziranye, nta n'umwe uzundi, nta n'umwe uzundi, sibyo? Ahubwo muzi kuba irihe koro kuteremata. Donc turi batanu ngo ni njyewe pasiteri umwami wacu ikadushyira n'abandi bantu bato, sibyo? Hari ntabwo tukikumva, sinzi uko bigenze. Andi ariko witwaga Leopold afite umugore umwe n'akana kitwa Papa. Noneho yafite umugore witwa David wabaga hagati y'izo ngore ebyiri hari harimo icyobo. Urumva undi rwa bari umututsi nawe ariko umututsi wari umeze nk'umusazi, nta wamenya igihe cyo cyacukuwe tuzuba gicukuwe, ariko usanga bagicukuwe, ariko nyuma ko twari nayive dusinziriye ntabwo tuzi wacukuraga ibyo. Nuko bari bari byobo byacukuwe muri system ya batanu aho bazajugunya umwanda bavuze ko batwita imyanda, uvuze ngo ibyo byobo byari biri hehe umwami? Dufashe gake abakurikiye gora byose byumve ibyo byobo byari biri hehe byacukuwe amakuru. Icyo cyobo nyagicukuwe narakibonye, ariko numva ko nari nsinziriye, twasaba dusinziriye ntabwo tuzi impamvu ibyo byobo byacukuwe. Ariko icyo byacukuwe hagati rwa mututsi twaraporoti n'undi mukecuru mututikazi nawe wari umusuzi. Urumva niba bagicukuwe hajya ari kuvuga hari umukecuru w'umupfakazi, hari n'umututsikazi sinari naramuzi, namubonye mu ntambara. Wafasha abakurikiye gorora byose vuba nk'umuntu uzi mu mujyi wa Kigali mbese ku buryo watuyobora wenda n'ababa bahazi bakazaduha niho ndimo kujya. Yego. Urumva Gikondo ni nini, abantu bazi mu mujyi wa Kigali bafite Gikondo Majerwa, ahubwo dufite Gikondo Karambo, dufite Gikondo Gatenga, Gatenga ni Gikondo, Karambo ni Gikondo, Majerwa ni Gikondo, Sejemu ni Gikondo, na Nyenyeri ni Gikondo. Gikondo n'uko ko nyirangije ni n'amaserera atanu. Wanyumvishije? Gatenga, Karambo, Gikondo Majerwa, Gikondo Sejemu, Gikondo Nyenyeri, none yinjira Gikondo Sodoma ari amajwi ari gucika. Wari ukiri kutuyobora uvuga Gikondo Sejemu, wari ugeze kuri uri gusubiramo Gikondo ko ari Gikondo gusa hari Gatenga, hari Karambo, hari Gikondo Majerwa, hari Gikondo Nyenyeri, hari umva na Sejemu muri wanibiki. Mwanyi baro yego turakumva. Noneho uwo mudamu yari atuye ahantu bita Gikondo Sejemu, avayo aza Gikondo Karambo nyine rero Gatenga nababwira.
umuhutu witwa Serafe wo mu Gasiza wari umukuru w'interahamwe niho yaje kwica. Ariko muri iryo joro Karemera inshuti ye baririmbanye aricwa. Umubwibaza tese Karemera yishwe gute? Uwo mudamu agasigara kandi Karemera we yagaragaraga muri ya contest y'Ubunyarwanda ko umuhutu wari mugufi afite amazuru abwataraye gusa akaba ari muremure mbese iriya contest y'Ubunyarwanda. Karemera Rodrigue yari afite amazuru magufi abwataraye ari na mugufi sibyo utashobora kumenya ko ari umugufi kereka bikubwiye. Noneho Agnes uwo agaragara rwose muri contest y'Ubunyarwanda gusa bari muremure ngafite amasoso y'ingwe byabo nyine bicuritse babatutsi bapimye bakoresha n'imbaho y'amazi ngo n'umututsi ngo n'umuntu. Ariko Karemera abapuruvinga ngo akabereka ko Karemera ntabwo asaga nabo ziriya abantu bapimisha imbaho y'amazi n'amazu kongera biba by'ubututsi n'ubutabyemera gusa nuko mumbajije ibyerekeye na contest yo muri Umunyarwanda aho mubivuzeho. Ariko ngiye by'ubututsi namaze gufata umurongo nakuka yuko umuhutu bitavuga umuntu mugufi bitavuga amazuru bwataraye bitavuga umuntu muremure izo ibintu bishoboka ntabwo kugitekerezo nabwiga muri 5 umuntu igitekerezo cya Rusuferi muri 5 nta numwe muziranye muzi n'uwakuriye rwose mwese muzi n'uwakuriye batubwira ari ubaho n'amategeko kandi umuntu abaga amategeko ntayandi mategeko yabaga uretse amategeko yo kwica. Urabona twaje muri 5 donc sinabonye nyinshi yita Karemera Rodrigue mu baba ntabwo namubonye pe bizo namubonye namubeshye ariko the fact twaje kwigisha ku Karambo Karemera kisha muri iyo joro hari ahitabizi nko twaje muri ya 5 nuko muri 5 ubo biye n'ubazi mwe n'imuzira akavuga ati akabwira pasiteri ati genda wice umwami w'Igisaka umwumvishe akaza gukintu sigaye turi bangahe sigaye turi bane noneho akabwira umwami w'Igisaka genda ukindure Mashira ukaburanginduye sigaye muri bangahe sigaye turi batatu akagenda agakindura undi ugasigara uri umwe noneho wawe uyo nakagukinduka kuko abantu bakoze mu maserire muri 5 kiriho izi matara ubutamare bazamo kuko barabishe bose barabamaze. Donc bafanga ya genocide bivuga ko yakoreye abatutsi yarakozwe n'inkotanyi zitwa impunzi banyumva. Donc nabo mabwira ko muri 5 wacu nari ngewe umwe ni Karemera numva ko n'umututsi Agnes n'umututsi hari n'utwa Mushi nawe wihindukiye ngo sinzi bari n'umututsi twari tumuzi numva ko 3 hakaza na Kivumbi w'umututsi wishe nyina hari namusatura n'ubwo afungiye icyaha cya jenoside mu Rwanda y'Amageragere hakaza na bose wabo ari we Twahirwa Serafe utarigeze arenga n'inkomanizo z'umuryango wajya kuri bariyeri. Urumva ariko bose baricanye. Mushi nawe yarishwe ntabwo ngiye kuboneka Karemera yarishwe ngiye kuboneka hasigaye Agnes hasigaye Kivumbi hasigaye na Serafe. Agnes baramuzana bamugeza kwa Serafe nyine niwe yarihishe nyine kwa boss wabo aho ngaho ku Karambo. Igihe yarakabaye baramuzamura bamujyana ku Irebero n'inkotanyi zari ziri Irebero muri Gikondo ariko uzamutse gato ku musozi wa Rebe bamugezayo baragaruka. Bamaze kugaruka bumva ko hasigaye Kivumbi hasigaye na Seruja Serafe umuhutu. Urumva ngewe kwako nari ndi Gikondo nahise mpunganyira washigitarama ndagenda ngerana ibituruka kwa Rufagiri ngiye kubona maraka Kivumbi arasesekaye n'abandi n'izindi ntiyara hamwe z'Igikondo. Noneho ku Kivumbi yaranzi kandi nzi ko yicaga abantu n'abantu bakiri kumwe kasika tumuziga ko tugira abajene nabwo kuri Kivumbi gatiko inavuye Igoma ako Ibukavu ahantu bita kuri college Arufagiri yewe munga Kivumbi. Ubwo rero nababwiraga wa zaramwishe nawe urumva zaramwishe. Urumva ko hasigaye Kivumbi hasigaye na Serafe. Kivumbi zamufunze zamuciye amaguru afungiye jenoside. Serafe rero mwabonye ko bamufungiye mu Bubiligi bagahita bamwica. Ntavuze ikintu cyamwishe uvuze Serafe yarapfuye rero ubundi burya bamufunze nta mwaka yamaze ngo bangwa yahisa uvuga ko bashobora kuba amahe kutuza. Urumva ko 5 bose bararangiye hasigaye Kivumbi wenyine. Urumva yumva ya spirit y'abadayimoni. Urumva ko bari abana b'abagome donc muri
ahantu mwese mwarashize hasigaye ikivumbi nawe nkaho yapfuye aranafunze kandi bamuciye n'amaguru doko murabona ibyo tubabwira ko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'inkotanyi twarabibonye tuzabisubiramo gusa ikintu cyari cyaraturije kumenya ni ziriya serire za 5 bityo Rutaremara yatweberetse amakuru ndetse nabo bitirira jenoside ngo n'abahutu bayikoze nkakomeza mbabwira no mu mpakanya kubabwira yuko hari interahamwe nyinshi yo harokokeye abatutsi benshi kinabonye interahamwe ntutsi zica abatutsi babere kuri Kivumbi mbona n'interahamwe zica abahutu bene wabo muri ya minsi ijana bavuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi noneho ukibaza utese kuki ahantu hari interahamwe nyinshi hariho harokokeye abatutsi benshi noneho ahantu hari inkotanyi bakadashaka kwereka n'umwe harokokeye nta kintu mwumva mwaho ngaho reka mbaye ijambo gato none ze kuza nongere mbajyane ibyo twabonye nanone ibyabereye i Kigali uko burya intambara n'uvuga n'umuntu w'inkotanyi akakubwira ati nararwanya nakubwira ahantu habiri gusa yarwaniye ahambere zira kageze Kagitumba hariya za Muvumba n'izindi gace kazabyumva kugera ahandi bazakubwira muri Kigali n'ahandi inkotanyi zarwanye burya noneho ubwo turaza mbereke yaseneriye yuko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'inkotanyi mbereke ukuntu byagenze muri Kigali mbereke ko batanu baje bavuye muri bariya bitaga 600 bari muri sene nimwemera ko nkomeza ndakomeza kujya iki Kigali mbere yuko ujya mu ugize ndagira ngo unyemerere umbanze umfashe kuko ubu ngubu yaba urubyiruko baba n'abandi bantu bazi yuko inkotanyi arizo zarokoye abatutsi kandi wowe uri guhamya yuko ahubwo abantu barokotse abatutsi ari ahantu hari interahamwe ibyo bintu ndagira ngo ushyiremo umucyo byumvikane neza cyangwa se na pasiteri araza kudufasha niba nawe ari kubyumva kuko ngewe ndumva ntarabyumva neza nadufasha dusobanure wowe urabyumva ute pasiteri wenda mbere yuko atwunganira kugira ngo umucyo ujye habona ni uko yabisobanura neza nanjye ku byo nziho ndaza kugira icyo nongeraho nyuma ariko ndumva n'ubundi byinshi yabivuze yego yakomeza nta kibazo kugira ngo kuko atazanurira icyarimwe yego umwami Mashyira uracyahabwa indabukuru yese abivuze urubyiruko n'abakiri batoya hari maze iminsi mwazamuye igitekerezo mbere kamvuga nti abatutsi bita abacikacumu barokowe n'abantu bakurikira aba mbere ni abahutu ngiye rwose nzi n'uwo twahunganye azana umwana akana gatutsi akanyura inzira ndende akagera na hano mvuga imyaka 90 akatira akana karabyaye n'umutu wakazanye umuntu rero yarakuru noneho nongera mbere ko umututsi warokotse n'umuntu urumva mu nzira yenda zitandukanye hari ababo bajyanaga bane mu rufunzo akamushyira ibiryo akamushyira amazi hari abafite mu bisenge byabo hari abafite munsi y'igitanda mbese hari n'abi ntaramwe zagiye zivana aha ngaha twageza ngiye guha urugero ufatika Kigali sindiro muhazi Kigali burya ifite icya kabiri cyayo icya kabiri cya Kigali ni uriya muhanda wa Sansenike wari kuri CNT wagabanyaga Kanjepe na CNT mbese iriya nama y'ishinga amategeko noneho inyuma ya CNT ukatuvuga ko uhagaze kuri CNT ureba mu mujyi wa Kigali uvuze ko mu kaboko k'iburyo hari za Yamuseya hari za Remera hari za Giporoso ako k'ibumoso noneho iburyo hari Gacuriro hari za Karuruma ugendanye n'ibyo kuri za Monjari noneho hari za Remera ukamanuka ukanyura mu Rubirizi ukagera muri Eto ukagera Gahanga ukagera kwireba nuko inkotanyi zamanutse hariya kuri Yamuseya zimanuka ku Giporoso zimanuka hajya mu Rubirizi hari inka z'umuntu nibuka zirazirya zinjira muri Eto zihasanga abatutsi bari barinzwe na FARC n'interahamwe zihera ruhande zirabica ubwo hari ku itariki zingahe donc indege y'umukuru w'igihugu yarashwe ku itariki 6 z'amatwi buriya baba ngo MND ngo yakoze jenoside Habyarimana akoze jenoside bityo kandi sibyo naho ngiye kwashyira umucyo reka mbere ku itariki 6 saa 3 z'ijoro
cyangwa saa mbiri n'igice niho ubwo Habyarimana yise arishwe ku itariki 6 urumva y'abamwumvise hafi bose barapfuye 7, 8, 9, 10, 11 aho nta Emery yari hari nta Habyarimana wari uhari. Emery ntabwo ari kirishyaka, Emery yari muri yashyizwe mu mashyaka menshi harimo PL, PSDG, MDR na PL. Donc Emery ntabwo yari kirishyaka bityo gufata ibintu byabaye muri 1994 kwa kano kubishyira kuri Emery na Habyarimana ntibyakunda. Hagati y'itariki 6 kugera kuri 11 nta leta yari ihari. Emery yari hari, Habyarimana yarahari. Itariki 11 rero batahari ku cyumweru twumvise ko hatangajwe leta y'abatabazi. Donc kuvuga ko ibyabaye muri iyo periode ko kugera kuri 11 babishyira kuri Emery ko ntiyari ihari. Babishyira kuri Habyarimana ntiyari. Bumva ba Felician Ngango bishwe, nibwo bumva ba Kavaruganda bishwe, nibwo bumva ba Rando bishwe, kuko Rando yishwe n'inkotanyi kandi Rando yari muri zone yacu. Noneho ku itariki 11 hari ku cyumweru nibwo twumvise hatangajwe leta y'abatabazi. None se wafata ibintu byabaye ku itariki ya 6 kugera ku ya 11 ukabyitira abatabazi batari bahari? Se ibyabaye ku itariki 6 kugera ku ya 11 ukabyitira Emery na Habyarimana zari zamwije ntibyakunda. Noneho ubwo rikanzara n'ubereka tugende. Donc ku itariki 11 nibwo hatangajwe leta y'abatabazi. Muri iyo joro bukeye hidunga igitarama ahantu bita mu cyakabiri. None ikintu gishekeje rero nababwiraga ni kuki ahari ari interahamwe na leta y'abatabazi na fare ariho hakiri abatutsi. Urugero ahantu hambere ni Mirikorine. Mirikorine harokokeye abatutsi. Wari uvuze ngo kuri Mirikorine niho bicikiye, uvuga inkuru yo kuri Mirikorine yuko harokokeye abatutsi. Yes, kuri Mirikorine harokokeye abatutsi 1200 kandi yari muri zone y'interahamwe na fare na leta y'abatabazi. Noneho mu gihe kuri CND nta mututsi n'umwari no kuri stade Amahoro nta mututsi n'umwari, inkotanyi twereka harokokeye ahubwo bari zarabisha ubwo turashe. Fare abatabazi n'interahamwe bavuye muri Kigali ku iyo tariki ya 12 bajya ahantu bita mu cyakabiri gitarama. Hirya gato uvuye mu cyakabiri ukajya ku Gikabwayi ushaka kujyana n'amaguru. Ushaka kuva Kabgayi n'amaguru, nako ushaka kuva mu cyakabiri n'amaguru ukajya Kabgayi. Uranyumva? Nongo abatutsi bose muzi ahantu hose, ahantu hazwi harokokeye abatutsi benshi mu Rwanda hose ni ahantu bita Kabgayi. Niho harokokeye abatutsi benshi, niho hahungiye abatutsi benshi, ari hahungiye abatutsi bakomoka za Kibirira, za Butare, za Bugesera, bose bari Kabgayi. Umva kuntu byagenze. Inkotanyi zihageze kuko fare yarwanaga nka kure tubona fare de Sirwane yarwanaga yitwa. Noneho bahageze abatutsi bari bahari, inkotanyi zihera ruhande, hariho na bene wacu. Niho n'umututsi witwa Musenyeri Gasabwoya w'umututsi wangishije Gatigisimu yicwa n'inkotanyi. Niho umwana wa Sisi Evariste witwa Seja yiciwe. Niho n'umupadiri witwa Ruzindana w'umututsi yiciwe, n'abarya abandi mujya mu babasenyeri bose inkotanyi ziciye i Kabgayi hariya mu Gakoratso. Donc mbega yuko ahantu hose hari interahamwe na fare ariho harokokeye abatutsi benshi. Ariko uvuze uti inkotanyi ko mwari muri ku Murindi kuva za Byumba mu Rwanda za Kagitumba, kuki mutatwereka abatutsi mwarokoye? Nabo bahari, nabo zigira ahubwo zarabishe. Nanyo ariko bari mu ntambara kandi bajya bavuga yuko ntabwo rero inkotanyi zari zifite gahunda yo kurokora abatutsi, ahubwo inkotanyi zari zifite gahunda yo kumara abatutsi. Ikindi ntabwo inkotanyi zari zifite gahunda yo kurokora abatutsi, nuko inkotanyi ntabwo zari zifite gahunda yo gufata igihugu no gukonkaringa teritwari. Nuko tugiye muri terime zo kuntu kurokora, pasiteri arabizi nuko pasiteri muri zo terime. Urugero n'ubuti niba hari reka nkwereke ndimo kuri imodoka imbere yanjye hano, reka mvuge ko iriya modoka arimo kureba irimo gushya. Urugero ntanze sibyo, nta modoka irimo gushya sibyo. Iyo modoka ikaba irimo gushya, nkaba ndeba nk'umuntu yenda wahererwa imbere ibirahure bifunze n'ibiki, asimbuka nkafungura ibirahure nkamukuramo, uwo muntu mba murokoye. Ariko niba nje nkasanga hariya modoka iparitse muri gare rotieri, nkahafata nkahazenguruka, abo bantu basanze sintekereza ko mba marokoye, ahubwo aho hantu mba mpafashe, abo bantu bafataho mi
abo rero ntabwo bambwiye ngo inkotanyi zasanze abo bantu bahamaze umwaka nk'urugero nk'umuntu inkotanyi zasanze mu bweye cyangwa se mu bugarama yari amaze umwaka gusa ngo ziramurokoye cyangwa zimufasha homire nta muntu n'umwe nta mututsi nta mututsi inkotanyi zarokoye mbisubiramo dufite akazi gakomeye bavandimwe ko kuvuga iyi message kugira ngo abatutsi nabo bari kuko abatutsi bavuga ngo bise bacikacumu buriya nabo bari mu makuba ariko mutabizi kuko nabo bafashwe homire bafashwe on attache bavugira hese donc hakenewe yuko dukora ubukangurambaga bukomeye kugira ngo duhumurize bari abatutsi bafashwe on attache kuko nk'urugero nk'ari amashyirahamwe yose wari ureba za farije za yuka za gaerije za vega nta hantu abatutsi bicaye nk'abatutsi ngo bashinga ari amashyirahamwe nabo bashinga inkotanyi zabashyizeho noneho zibafata on attache hari umuntu wese kuvuga babanza ari Professeur Kambanda babakoramo isupu n'ubugari barisha ahantu hose ngo jenoside yakorewe abatutsi ariko se iyo jenoside yakorewe abatutsi iba mariye ntacyo bamaze ahubwo bateranya n'abavandimwe babo kuko niba umuntu yaraguhishe akaguhisha yamara kuguhisha akakugera mu gifunzo akakuzanira amazi akakuzanira ibiryo umunsi n'umunsi zigafata iyo location cyangwa zigafata ako karere uwo muntu arakurokoye cyangwa mu bashomire urakoze urakoze cyane umwami w'Induga ndagushimiye kuri ayo mateka cyangwa se ubwo buhamya utanze na cyane ko ngewe rwose ndumva binteye ikizungerera kuko ndumva ntago muri ngewe ndi kubasha kubyakira ndumva birenze ubwenge bwanjye ndagira ngo pasiteri nawe atwunganire dukomeza ikiganiro cyacu ariko mu butumwa twumvanye umwami w'Induga aravuze ati ntabwo abatutsi barokowe n'inkotanyi mu gihe twari tuzi yuko FPR ariyo yarokoye abatutsi ndetse pasiteri uraza kunyunganira udufashe nawe uduha ubusobanuro na cyane yuko twigeze kumva ijambo ry'uwari ukuriye ibuka niba nibuka neza Dr Dusingizemungu abwira abantu b'ikibungara babwira ngo nta nubwo bari bakwiye gushimira Imana ngo ahubwo bajye bashimira inkotanyi ibyo bintu rero ndumva bigoye kugira ngo umuntu abisobanure nubwo iryo jambo rye ntarishyigikiye nk'umuntu wemera Imana kuko ntabwo wabanza gushimira abantu kuko abo bantu ntabwo bafite ububasha cyangwa se ubushobozi bwo kuba bakoresha Imana ahubwo Imana niba ari nabo yahisemo ko ibakoresha bakarokora abo batutsi ntabwo bashima mbere na mbere abantu kuruta uko bashima Imana n'ibindi ibyo ngibyo pasiteri uraza nabidufasha nabyo uri bujyeho cyane muri iki kiganiro cyacu sinzi wowe uko ubyumva pasiteri urabyumva ute cyangwa se njye ndumva bindenze rwose ibi bintu ndumva birenze ubwonko bwanjye urakoze murakoze banje kubashimira uyu mwanya mwateguye w'ikiganiro cya Gorora Byose Vuba kandi nshimira n'umwami Mashira amagambo y'ingenzi amwe ntayo twari tuzi nubwo hari twari tuzi ariko ndahamya neza yuko hari n'abazasanga nta na rimwe bari bazi ngewe rero ku bwanjye mbanje kumushimira ahagejeje nubwo hamya neza ko atarasoza tuzakomezanya akatubwira byinshi nk'inararibonye kuko ibintu byo bikwiriye nk'uko ari kubivuga kandi bikwiriye kubwirwa abanyarwanda baheranywe n'ikinyoma kimaze imyaka 31 nubwo ariyo tuzi cyahereye cyangwa akatwivugira iyi ngiyi yo mu gihe cyacu rero ngewe mushimiye ko hari n'ibyo avuze nari nziho kambanze mbaye ubuhamyaho gatoya ku byo nzi yavuze by'igikondo mfite mwene wacu wagiye i Kigali kera ari umukobwa ajya kuba umuboyi hamwe n'umuyaya uboyi ni umuhungu kugira ngo ni umuyaya akajya ateka yoza amasahani arera abana hariya igikondo mu Gatenga harabe twumva nyine ngo abi Kigali yatirisa abi Kigali hari n'umuntu umuzi umuzi uriya mwami w'igisakaza umuntu amuzi uzamubwira mu gikara azasanga amuzi noneho hanyuma agenda n'umwana twaguma ngo abi Kigali rero haza kuboneka umugabo nawe uvuye ku Gikongoro azi Kigali kuba mu Gatenga ari umuboyi baraturana
barakura barashakana umuboyi n'umuyayi, ariko uwo mugabo akaba ari umututsi, yaraje ari agasore nyine ava iwabo kumwe abana bajya kuba ibirara mu mujyi ko twabyitaga, barashakana. Twumva rero ngo uwo Twisa iwacu yashatse ngo umugabo i Kigali. Uwo mugabo we rero akayitwaga Ndere, akajya yubaka, aracyariho nyine nta muntu umuzi, bandera ni benshi. Akajya yubaka ibyo kubaka aho bigeze za 88 na 7, kiranyihereye ubuhamya twivuganira ejo bundi, nta myaka 7 irashira. Uriko nyumva? Yego turakumva. Mbo turaganira rero duhuriye hanze nyine nkuko turi hanze, turaganira nkuko turi kuganira ibingibi tuvuga ibyabaye iwacu. Aranyibwira ati reka dati genda igihe kimwe agiye kubaka bampaye ikiraka cyari mu Gatenga, bakambwira ngo ducukure ibyo, usanga icyobo cyaracukuwe nako nkaza bagicukuye ngo nize kugishyiramo ngo sima. Je nagiye ngiye gushyiramo sima, ndabaza ese iki bintu uko muri binini birebire biri mu nzu. Icyo gihe ngo cyari kiri mu nzu, ngo ariko yari inzu nini kirekire. Ati n'iki n'ibyi, ariko ngo ndebe ngo kwamuka mu mututsi ngo ndumenye ibiriho ko ari umututsi nyine w'umukene. Hari abatutsi b'abakene batazi bino bintu, nabo bafatwaga nk'abahutu kiriya gihe, ariko hari abakomeye nibo bari babizi, kuko nk'iwacu hari uwafatanywe w'umupasitori wo muri Anglikani, wafatanywe radiyo ikora gisirikare kandi ari umupasitori. Harabifatanye muri abandi 5 iwacu nawe yari ahari, yari abakuriye, ariko we ari umututsi uri mu Rwanda, ariko ari ubahagarariye n'uwahakari, kuko ikintu cyose cyavugwaga iwacu cyaraga gitangajwe kuri radiyo Muhabura, ariyo wajyanye amakuru. Rero ngarutse aho ngaho nari nshatse kugira ngo mari impungenge hari igihe bakumva umwaye mashira bivuze bakaba bagira ngo ni ugukabya. Ibyo bintu nanjye ndabizi, ubu washatse mwene wacu niyo babinyibwiriye, yaje kubimenya nyuma nyine cy'ibyo byobo yari yarateguriwe. Hari kontineri noneho zigeze kuzanwa zishyirwa ku mihanda, bibi abashushukamwe ibishingwe. Sinzi niba umwami w'Igisaka wabo utabizi, ibintu byaraje ku mihanda bakabihatereka. Ibya bintu byari byakozweho komande nakaje guhakwa. Hanyuma byari umugambi wo kugira ngo imyanda bari bazi ko muri Kigali bazahicira abantu benshi, bazajya barundamo ibyo bintu bita imyanda, bakajya kubasuka muri Nyabarongo nijoro kugira ngo amahanga atabibona ukundi. Siko byari bimeze nk'ibiyori byabasukamo gasasiro imyanda, ntabwo zari kontineri, byari byabasukamo imyanda ko by'ibyuma, ngira ngo murabizi, ariko binini cyane. Na kontineri ko zari niba mwibuka mwari wacu afungiwemo wize gutangaho ubuhamya nyakwigendera David, niba mubyibuka, yafungiwemo muri izo kontineri igihe cya Baroza Kabuye, nawe izo zari zihari barakomeje banazikoresha. Tugarutse rero ku cyo mwari mumbajije ku bijyanye n'iyobokamana ryo mu gihugu cyacu na buriya bugome, umwami Mashira bivuzeho. Yavuze ati ku isi uriya mugambi ni uwa kidayimoni. Dayimoni ntabwo ari uw'abantu, si n'uw'umuntu, kuko buriya bwenge ni ubwa gishitani. Rero urabona ikibazo cyabaye mu gihugu cyacu ni ibibazo si kimwe, ni kimwe ariko gishamikiyeho byinshi. Ni ukuvuga ngo twebwe twahuye n'icyo bita intore. Ubundi yari ya jambo bita intore rifite ubusobanuro bwinshi. Intore ni batoranyijwe gukora biriya bikorwa byo gutoragura abo badashaka. Ariko abandi bo nka bene wacu babampora ikibo babijyamo bakanazikurira bakanazamamaza. Igihe kimwe yajyaga ahamagaza inama y'intore, abazitora utaremera ntabwo bigeze bayijyamo. Muzabiperereze, ntayijyagamo inama y'abampora iki ngo bagura bwaratuko yatubwira iki cy'intore. Ni wakubwira ngo ukuriye ikigo cya gisirikare utarigeze uba n'umusekirite. Urumva ni ikibazo, nukaza guhamagara ba koroneri mu nama. Rero twahuye na kiriya kibazo gikomeye, tugwirirwa n'ishyano ryari yita intore zije gutoragura uwo batavuga rumwe, noneho zigafata abo zisanze mu gihugu zikabigisha ibintu
bizaturushya nk'uko umwami Mashira ageze kubikomozaho, bizaturushya kuko bafata umuntu bakamukoropa nk'uko Kabarebe atahamye kwivuga, tukuvanamo n'izina ryawe ukaryibagirwa, bakakuvanaho so witwa Mashira, bakakubwira ko ntacyo mupfana, ko ari we nyirabayazana w'ibyabaye, ko ahubwo kugira ngo uzabeho neza ukwiye kuyoboka umuryango w'intore, kandi bakakwija no gukunda igihugu no gukunda ubutegetsi bwacyo. Hariya rero nibwo burozi bwa mbere bwahawe n'abanyarwanda bakiri mu kiriya gihugu nk'ubu bagihabwa. Abapfuye bo barapfuye kandi ukuri kuri kugenda kujya habona nk'uko umwami Mashira abisesenguye kandi abigaragaje ku batari babizi, natwe kuko kubyo twari tuziho bikeya hari ibindi twungutse tutari tuzi. Nongeye ngarutse inyuma rero ku kijyanye ku byo yavuzeho, kugira ngo nabura babyumve neza, hari abataba babyumvise neza ibijyanye no kuba barategaga ahubwo abagore n'ubu baracyabikora. Mujye mukurikirana munasesengure, mwibuke yuko Kanyarengwa yari yarabwiye yuko azava mu maguru y'iki y'abagore. Ese abantu bazi amaguru yabwiyemo ayari umwami w'Igisaka n'umwami w'Induga, abantu benshi barabizi, bazi ko byaba byarasohoye. mwamfasha mukabidusobanuriraho. Umwami Mashira hari icyo ubiziho ibyo bintu abajije Mushumba? yarabajije ngo iki? Yarabajije ngo yego, mubwire. yabazaga niba waba uzi ubusobanuro bw'ubuhanuzi Magayane yahanuriye Kanyarengwa avuga yuko ngo azagwa mu maguru y'abagore, ni icyo bisobanura cyangwa niba warabashije kumenya icyo bisobanura? Ngewe ntabwo nkizi. Nanjye ntabwo nkizi, bivuze ko ngo zazi indaramabuno, ntabwo nabashije kumenya ubusobanuro bw'indaramabuno. N'abandi hari abatabizi tubisobanure babimenye nabyo, kuko n'ubu birahari, hari abandi bagiye kuzayagwamo batezwe. Ariko reka duhere kuri uriya wabanjije wacu kandi ari kurwanya mwene wabo atabizi. Kanyarengwa mwibuke ko akimara gutoroka babiseruka bamaze gufungwa, we mwibuke ko yatorokeye Tanzania, yaciye hano i Bugande ahita aca Tanzania, agakomeza Tanzania ngirago. Ageze Tanzania akajya yiyororera y'inkoko, yabaye umworozi w'inkoko. Hanyuma bamwoherereza uriya mudamu uherutse gupfa ugeze kuyobora Kigali, Inyumba Royiziya niwe wari ushinzwe Rokiripoma. Inyumba Royiziya niwe wari musanze Tanzania, bamara n'icyumweru babana barana mutega nyine indaramabuno, nawe urayumva, twese turi bakuru. Aragenda aramubwira ati twebwe ntabwo turi abategeka, ntituzi gutegeka, tuzi kurwana. Burya niho twagira Mungu yavanaga ariya magambo nayo yaravuganye na Kanyarengwe ukuntu. Ndabona umwami Mashira avuye mu kiganiro, sinzi ikibazo agize cya tekinike. Mushumba wakomeza. Ubwo rero nibwo Inyumba Royiziya yarokirise Kanyarengwe, araza ari umuzanye, amuzanishije iby'ubusambanyi. Rero iherezo rye yaguye muri cya gihugu azize yuko yazanywe n'amaguru y'umugore. Ubuhanuzi bwe buba burasohoye, ko ntawe yari kubacikira, nta kuri byari kugenda. Muzi ko yagerageje gucika inshuro nyinshi agafatwa, nuko arinda iyo apfa, na cyane ko avuga ko ari na twatumuhaye, wabona ko hari igihe yazabacika. Yego. Rero nkakomeza ngira nti n'ubundi rwishanka ruracyayirimo, uretse ko nkatwe abari kuri Gorora Byose vuba turi kuvugiraho ubu butumwa no gutanga ntangamarara ngo tuburire abantu icyari. Yego, wari ugiye gusobanura, wari usa nk'ushoje uvuga uti n'ubundi ikibazo kiracyahari, n'ubundi nk'uko Magayane yari yarabihanuriye Kanyarengwe, n'ubundi umudayimoni w'abantu kuzira indaramabuno nk'uko byavuzwe aracyahari kandi uwo mudayimoni aracyakora. Yego. Nkaba nari ndimo mvuga rero, ndumva twareba ahubwo icyakorwa kugira ngo abantu batakomeza kugwa muri uwo mutego nk'uwa mbere, ko n'ubundi
mbona bigihari kandi bigikorwa. Se niki twakora nk'abavugabutumwa bo kuri Gorora Byose Vuba, nk'abatanga inama kuri bene wacu ndetse no mu karere muri rusange? nibyo twakomeza tukagira ibyo tubivugaho cyangwa twagira ikindi twavuga kitari ni nacyo kibazo nari ngiye kukubaza. N'ubundi turi gusa nk'abagana ku musozo. Ni iyihe nama, ni ubuhe butumwa muri gahunda ya Gorora Byose Vuba watanga ushingiye kuri ibyo tumaze kumva, kuri ubwo buhamya umwami Mashira aduhaye mu buryo bw'ibigaragara n'amaso, noneho by'umwihariko nk'umuntu ufite impano cyangwa se ibanga mu buryo bw'umwuka n'ibiri kubaho, na cyane ko ibintu biri kuba muri aka karere ari intambara yo mu buryo bw'umwuka, noneho udufashe uhe abakurikiye Gorora Byose Vuba ubutumwa bujyanye n'ibihe turi kuganamo, ushingiye ku byo twanyuzemo cyangwa se ku biriho uyu munsi wa none. Ikaze. Murakoze. Yewe icyambere naheraho nuko twabanza kwihuza twebwe ubwacu nk'abanyarwanda tukaba umwe, kuko icyambere nabonye Satani ashingira agakoresha bene wacu akaba batumara aza yitwaje ubwoko. Murabona ko byafashe no mu karere, byageze muri Kongo, byageze Tanzania, byageze ahantu hose, ni hose aho umuyobozi agenda yitwaza ubwoko runaka wanje kurengera abatutsi, ukagira ngo icyo gihugu gituwe n'abatutsi gusa, kandi ari urwitwazo rwo kugira ngo abone uko arimbura ahubwo b'abatutsi ndetse n'abandi adashaka muri rusange. Mbona rero nk'uko nyiri ku cyambere twabanza tukamenya ayo mayeri y'umwanzi watumaze kandi n'ubu ngubu bagikoresha, hanyuma tukayarwanya. Mwambaza muti uko bazadukurikirana ni benshi, twayarwanya dute? Ndabona ukuntu twayarwanya ari uku nguku. Icyambere ni ukwirinda ibyaha, icya kabiri tukaba bamwe, icya gatatu tukareka kurebana nk'aho hari icyo dupfa twebwe ubwacu nk'abanyarwanda, ahubwo tukarebana nk'abafite icyo dushaka kwiyungiraho, kwiyunga, nabyita gute, icyo dushaka kurwanya cyatumye tutaba umwe, noneho tukiyunga tukabona uko tukirwanya. Icya kabiri, mu gihe tutarakora icyo kintu, namera nk'usubiza navuze icya kabiri, mu gihe tutarakora icyo kintu cya mbere, ntabwo amacenga y'abadayimoni nk'uko umwami Mashira yavuze haruguru, n'intambara yatangije n'ubundi imbibo yabibye cyangwa se imbuto yabibye mbi mu bantu, imitima y'abanyarwanda iracyarimo. Tudakoze icyo kintu ntabwo twamurwanya ngo bikunde. Icya kabiri rero mbona cyadufasha ni amadini. Umugabo baramaje turarya ubugari bungana icyo arasubiza ati biraterwa n'imboga. Aya madini y'urudubi y'uruvangavange niyo yatuzaniye n'akaga. Gusenga ntabwo kugira amadini menshi ntibyari bibi, ahubwo nuko dusanze ibiyakorerwamo ari byo byarushijeho kuba bibi. Buriya iyo umuntu afite inka nyinshi zona, hakabamo izona nyinshi, ni ukuvuga ngo nawe amande ahora atanga ni menshi kuko zirara mu mirima y'abandi. Sinzi niba icyo mvuze aho ngaho kiri buze kumvikana, ariko nagisobanura niba amadini ari menshi kandi agakora ibyaha, ni ukuvuga ngo ibyago bizibasira igihugu cyacu n'akarere n'isi muri rusange, kuko bikorwa n'abavuga ko basenga. Rero nkaba mbona twe nk'abavugabutumwa, nk'abashaka kugorora byose kandi hakiri kare cyangwa se hakiri vuba, kugira ngo umwami azaza asanga hari icyo twagoroye, mbona twagorora n'ibi by'amadini. Amadini nubwo yaba make agakora ibyiza yakwemerwa. Niyo mpamvu Imana yabajije Kayini ngo mu itangiriro 3:21 ngira ngo naho ngaho irabaza ngo se ngo nukora ibyiza ngo ntuzemerwa. Rero nidukoze ibyiza twakwemerwa kuruta kuba abapasitoro benshi, kuruta kubaka imidugudu myinshi ariko itagira umusaruro, idafite agakiza, idatanga amahoro, nta mutekano yazana. Ubu wa mugani dusengera abantu ugasanga rimwe turabakubitana Bibiliya mu mutwe, ariko dayimoni ntihunga. Kubera iki? Nta mbaraga ziturimo. Kubera iki? nta misengeri. Ariko kera warategekaga wiyicariye hano, umuntu urwaye ari muri Amerika agakira. Niyo mpamvu igicucucucu cya Petero aho cyanyuraga abarwayi bakiraga. Icya gatatu soza rero, kereka niba hari ikindi muza kuza kumbaza ari mu kimbaza nacyo ndagerageza kugisobanura cyangwa kugisubiza. Icya gatatu soza,
mbona umututsi atakakwiye kureba umuhutu ngo uriya yaranyiciye, n'umuhutu ntakwiye kureba umututsi ngo uriya niwe ushinja ni nawe wambeshye cyangwa akabeshyera abanjye, kuko twamaze kureba haruguru uwaduteranije nuko yaje nuko yatekenitse, uwo nta wundi ni shitani wakoresheje bene wacu. Rero nitumara kurenga iyo mirere niyo, ariko cyane cyane ariya madini nayo arimo rusopanya, tukabirebera hamwe tukareba ngo uyu koko ni pasitori, uyu ni mwarimu, ese koko hari ikintu mu by'amaze iminsi yigisha cyaba cyarahinduye abantu. Reba nka pasiteri Mutabazi, hari amatitire biyise, ariko nzi ko pasiteri aba ari pasiteri, musenyeri aba ari musenyeri, hanyuma rero na padiri akaba ari padiri. Ibintu yavuze kuri Ingabire ngo asaba ngo wamuha imbunda yamwica, none se koko Yesu avuga ngo tuzakibwirwa n'imbuto zacyo, igiti icyo ari cyo cyose, ati nta mugenge wakwera ipapayi. Ubwo nkuriya umuntu uretse kongera kumwihanisha akihana bushyashya, umuntu tumugezeho nabura ngo tumwigishe, ikindi twamukorera ni igiki. Abita abantu nk'abo rero abapasitoro, abandi bakabita abapadiri, abo ngabo nibo baduteza abadayimoni. Niyo mpamvu twe guhaguruka mbere na mbere tukarwanya iyobokamana ribi, iyobokamana ripfuye, twamara kurirwanya tukereka abantu inzira y'ukuri, tukabereka naho bibeshywe, aho babeshywe, naho nabo ubwabo bibeshye, hanyuma ibi twamara kubikora Imana ibisigaye izabikora nk'ubushimwe. Murakoze. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha mushumba. Mbere y'uko wenda duha ijambo umwami Mashira, reka n'ubundi nanjye nkubaze cyangwa se tujye inama muri Gorora Byose vuba. Uravuze uti ni ngombwa yuko hagaragara uruhare rw'amadini, nyamara ngewe mbona ahubwo wenda mu madini ayavuga ko ari aya Gikristo ariho hakigaragara akajagari cyane, na cyane ko twese tuvuga yuko twizerera mu mwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Wenda abo tutagira cyangwa tutagaragaramo n'akajagari ni abatemera Yesu Kristo, wenda nk'idini ya Isilamu. Bigaragara uko biri kose bo bakorera muri gahunda mu kwizera no kwemera kwabo. None niba twebwe akajagari kakiri muri twebwe abizera n'abemera Kristo, tuzahuza gute n'abayisilamu kandi n'ubundi bwacu muri twebwe n'uwo twemera n'ubwo n'imyizera yacu y'imyizerere yacu tutagaragaza ko ari ikintu kiduhuza? Twakabaye duhurira muri Kristo, none nawe ntitumuhuriramo. Usanga umuntu avuga yuko tujye n'urugero, niba ari umuntu uyobozi w'idini runaka rivuga ko rigendera ku kwizera kwa Gikristo, ugasanga yasize akinze kugira ngo undi muntu nanone nawe uvuga ko bahuje ukwizera atamukandagirira mu rusengero, bahura bakaba bameze nk'abakeba. Ibi ngibi mutekereza iki? Muzabikosora mute? Cyangwa se muri gahunda ya Gorora Byose vuba ni iki cyakorwa, haba ari ku ruhare rw'abashumba no ku ruhare rw'abakristo? Murakoze. Namwe murakoze kubaza ikibazo gikomeye kandi kinakomereye isi muri rusange, ariko abantu ntabwo banacyura. Ikibazo kiragoye kandi kirakomeye, ariko kandi twemeye za nama hamwe n'izindi tutabonye umwanya wo kuvuga byatworoheye byose nta byaba. Rero icyo ubajije, iki ngiki ubajije tugasanga mwarakinze ngo uratangirira mu rusengero, ni cya kindi nyine Yesu yigeze kuvuga ati urusengero rwanjye ntimukarukinge. Niyo mpamvu rwabaga ihema ryabaga rikozwe n'umwenda, ku muryango waryo habagaho umwenda. None ubu ngubu insengero izo bita insengero boge ntemera ko ari zo. Burya urusengero ni umutima wawe, ni uwanjye, ni uw'amashira, ni uw'abandi bose. Umutima ushobora kuba urusengero rw'Imana cyangwa urusengero Satani iteraniramo, ariko ntabwo zaba insengero ebyiri icyarimwe. Oya, rugomba kuba rumwe. Inzira ni ebyiri nk'uko mubizi, ni iy'iburyo cyangwa ibumoso. Nta muntu wanyura muri izo nzira icyarimwe, ibyo ni ibyumvikana. Rero ikibitera icya mbere kuba abo bantu bameze gutyo, tumeze gutyo, kuko natwe amadini tuyabarizwamo, uretse ko dukwiye kuba aba mbere kuva mu idini ahubwo tukaba muri Kristo. Bimeze nko kwambara inkweto ugasanga amasogisi ntameshe, umuntu ari mu idini ariko nta kijijwe. Rero ikibitera nta kintu, ni amafaranga. Ubundi amafaranga ataraza mu idini, ku itorero ryo ni rya Kristo rizahoraho. Amafaranga atarinjira mu idini,
nta nubwo aka kajagari n'izi ntambara ziba mu madini zigahita zifatanya na leta kwikiza uwo badashaka zari bwabeho. Aya mafaranga nk'uko wambaye rero twabigorora dute muri gorora byose vuba? Ikintu cya mbere kigomba kugororwa ni ukubanza nk'uko Rugamba yabivuze ngo inda nini tuyimamayira. Ubundi umuntu w'umukristo cyane cyane uyoboye abandi, hari ikiganiro ugeze gutambutsa muri gorora byose vuba, uravuga uti ugasanga kugira ngo yigishe ijambo ry'Imana ryahindura umuntu rikamuhindura icyaremwe yigisha, uri kwigisha guhera ku wa mbere wigisha icya 10 n'amaturo. Ikiganiro baragitambukije kirahari naracyumvise. None se koko ni gute umuntu w'umukristo arangwa n'inda nini n'ubusahuzi? Yesu ari ingero yatanze, Pawulo nawe yabibonye, aravuga ngo yigeze kugera i Korinto bari kuboha amahema, abantu babo babohaga amahema, arabareba uko bayaboha, ahita bigana nawe arabyiga. Pawulo ahita abikora nawe ahita aboha amahema, atangira kujya agurisha amahema. Mu gitondo akayaboha amahema, nimugoroba akajya kubwiriza, cyangwa se mu gitondo akabwiriza, nimugoroba akaboha amahema. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nanze kugira uwo ndemerera, ntungwa n'imirimo y'amaboko yanjye, nubwo iyo nza mwari kunyakira, ariko nanze kugira uwo nabera umutwaro. Muri iyi minsi ya none umushumba arazenguruka ingo ajya gusura abakristo bafite inkoko, bafite agafaranga, ariko aho undi wo hasi w'umutindinya kujya ntabwo ajya hagera, yararembye, yabuze n'umusengera, igitenge cyamucikiyeho, ari muri bubanya, baramwirukanye ngo ni mu manegeka, ntibamujyaho ntibamusura. Rero ikintu tuzagorora, tukwiye kugorora kuri iyi cano n'imitima ikagororoka. Abo bashumba no kubihaniza mu biganiro bitambuka, tukanabihanisha. Uzajya ashaka guca mu gikari akazaca mu gikari, tukamusengera akihana ubujura ndetse no kuyobya intama ashingiye ku gukunda iby'isi bikabije kandi atakoreye. Yego, kuko beya y'icyo gisubizo cyumbajije nanone nakongeraho, nuko iyo inda nini y'agafaranga yamaze kuza, ubwo no kuba ngo nimba ishinga hariya idini, ubu ari umukristo wanjye, nawe uzakurikiza ibyo ubona nkora. Ubu ariko pasika amaze kwakira kubera izi ntama nyinshi, yewe washaka izo guhumura nkajyana nkajya gukodesha icyumba cyanjye nanjye nkabahamagara. Ubwo ugahita ujyana nka 20 mubona ari mfite, ugashinga icyumba nka hariya, noneho ugasigara ubwiriza kuri njyewe, umvuga ibyo nakoraga, kandi ibyo nakoraga koko ibyo uvuga ni n'ukuri kuko nibyo wambonanye. Ariko Pawulo yaravuze ngo Timoteyo mwana wanjye, ntugatere waraza. Dufite abashumba bari gutera waraza, dufite abapadiri bari gutera waraza. Rero nkaba nagusubiza mwene data, mbwira na bene data bazadukurikirana kuri ikiganiro Gorora byose vuba, ko igihe cyose hakirimo amafaranga mu idini ibizakunda. Bazambaza bati nawe wabimbaza uti none se amafaranga atabonetse twakora umurimo gute? Ntabwo Yesu yigeze abakoresha amafaranga, ahubwo yarasengaga ibitangaza bigakoreka. Kwigeze no gusenga, Imana itugabira ibibanza, umuntu agakorwa wa musengero rw'abadayimoni atabwira ngo muzubaka hano urusengero ndahabahaye. Mu gihe muri gusenga undi akavuga ati nanjye amabati ndayatanze. Rero iyo amafaranga amaze kuza ibitangaza byahise bigenda. Yego, abambona rero amafaranga uburyo yajya akoreshwamo yajya biba ku bwitange, umuntu yavanye ku mutima ahaswe n'umwuka, ariko nta tangazo rimeze nk'irya mituweli. Kuko uzasanga amadini iyo bateranye, idini rifite ibyibo bike cyane ni 3 ku meza, ibyo batereka mu gitondo bamaze gutegura. Noneho bageze kugira ngo wenda abantu bashyingije cyangwa habaye ubukwe, hari ukavuga ati ijerekani z'ubushera zo ko ntazo mbona. Rero aho bajyana ibyibo 5, ngo ikibo cy'amaturo, ikibo cy'10, ngo icy'amashimwe, ngo icy'abashyitsi, ngo icy'ubwitange, yaba ibintu bitagira amazina, mbese bimeze nka. Noneho wakwibaza leta nayo yavuga ati kigega agaciro, development fund, mituweli, abatishoboye, ayitoroshi, ay'umuganda, ibyo byose babiterwa usanga byose ni ikizira cyegeze ahera. urakoze cyane mushumba, urakoze kubw'impuguro nziza utanze muri gahunda ya Gorora byose vuba. Wenda tugana ku musozo, uranyemerera ukuri kuvuga uri kumfasha gufunguka, kandi wenda no mu izina ry'abakurikiye Gorora byose vuba nabo ntekeza ko iki kiganiro hari cyo kizabamarira.
ngana ku musozo rero hari ijambo rigaragara muri Yakobo mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, ni igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 26 na 27. Reka ngusome kugira ngo mbone ko nkubazaho ikibazo. Yego. Haravuga ngo, reka tusome mu izina rya Yesu Kristo, ngo umuntu niyibwira ko ari umunyadini ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. 27. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Amen. Amen. Iri jambo uryumvishe uhita wumva yuko mbere na mbere twebwe abamadini twayobye. Ndagira ngo ubyumva neza atagira ngo dushyigikiye wa mugambi wo mu byahanuwe bivuga yuko abantu bazategekwa gusengera mu buryo bumwe cyangwa se mu idini rimwe. Ntabwo ari byo turi gukangurira abantu, nta nubwo uwo mugambi tuwushyigikiye. Ariko nanone iyo ureba neza aho gusanga ubu ngubu dusa nkaho turi mu idini rimwe nanone ryo gukora ibibi. Hano Kristo ntekereza ko yatubwiraga yuko umuntu uzakora ibyiza azaba ari we wubakiye ku rufatiro rw'idini y'ukuri, ari by'ibingibi yatubwiye, ariko gufasha imfubyi n'abapfakazi, ukababara n'abababaye, kandi ukirinda yuko utanduzwa n'iby'isi. None ko bimaze kugaragara yuko niba umuyisilamu udahuje ukwemera we akora iyi mirimo myiza, hanyuma nanjye umukristo uvuga yuko ntahuje ukwemera n'umuyisilamu, nanjye nkaba nkora iyi mirimo, ubwo ntituri mu idini imwe? Ni ikibazo nibaza. Wenda wowe uraza kumfasha nk'umushumba. None ni ikihe kibazo cyaba kiriho niba kuko idini igaragara yuko ari iyi mirimo myiza Yesu Kristo yatubwiye nk'uko tubibonye muri urwandiko rwa Yakobo? Ntibishoboka yuko twaba turi mu ntambara y'amadini, ariko nyamara njyewe umuyisilamu, njye n'umuyisilamu dushobora kuba turi mu idini imwe ukurikije uko Kristo yabitubwiye hano. Niba umuyisilamu asura imfubyi n'abapfakazi, agafasha abakene, akababarana n'abababaye, kandi akirinda kwanduzwa n'iby'isi, byemere, hari abayisilamu rwose ubona koko barusha n'ingero n'imico myiza abakristo. Hari n'abakristo nanone nabo bagerageza, hose harimo ababi n'abeza. Ese abo bantu ubwo ntibihita baba idini imwe dushingiye kuri iri jambo? Nicyo kibazo nari mfite. Urakoze. Nawe urakoze, uranabisobanuye kuko Yesu nawe yabisobanuye neza, abivuze muri ayo magambo yiwe yerekana idini idafite icyo imaze, ifite akamaro. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi nk'uko bivuze, ntabwo itorero rya Kristo riri mu idini rimwe cyangwa riri mu isi hose mu madini atandukanye, kuko ukora ibyiza wese azemerwa, kandi umuntu wese wakoze ibyiza aho yaba abarizwa aba yabibwirijwe n'umwuka w'Imana, kimwe n'uwakoze ibyaha, kuko nta muntu Imana yoshya ibyaha, aba yabwirijwe na Satani. Ni ukuvuga ngo rero Yesu wose yarabisobanuye, kandi iryo dini Yesu yemera ashaka, ibyo ngibyo nawe ushubije aho waba ubarizwa hose, nubwo waba uvuka mu giturage, umugani wa Theo, igikuru ni ugukora ibyo Imana ishaka. Urakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro rero, reka nongere ngushimire mu izina ry'abakunzi bagorora byose vuba. Ikiganiro dukoze, ndagushimiye umwanya wawe wigoye ugafata umwanya ukaganiriza abakunzi bagorora byose vuba, na cyane ko ari inshingano zawe, ariko kuba noneho wabyemeye ukemera kumvira umuhamagaro, Imana ibiguhera umugisha. Amina. Ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Tugana ku musozo rero, reka n'ubundi tugusabe uturagize Imana. Ntabwo umugenzi wacu twatangiranye ikiganiro tubashe kugira amahirwe yo gusozanya nawe, reka tugusabe turagize Imana, ariko by'umwihariko unasengera akarere n'igihugu cy'u Rwanda, cyitwa u Rwanda muri rusange, usengera akarere kandi tunasengera n'umugambi w'ububyutse mu karere k'ibiyaga bigari. Imana ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo, n'ubundi Imana wawe ukunda waduhaye kugira ngo aducungure, kugira ngo abari mu mwijima tumurikirwe n'umucyo, kandi abari bazi tumenye, bari barapfuye utuzure, izina ryawe nirihimbazwe.
ngushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye, ngushimiye ibiganiro ko ari wowe wabiyoboye, ngushimiye ko ari wowe Mana. Ariko kandi nkigushima ndanakwinginze ngo aho twaba twafuditse hose mu byo twavuze tugategwa, tubabarire ibyaha n'ibicumuro, kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo atwoze adukureho imyanda yose, kandi aho twacikamye mu maraso adukikureho ibyaha n'imyanda, maze tubone kubona ayo maraso kugira ngo twitwe abakiranutsi. Mu izina rya Yesu Kristo nako nsengeye bene data wumva ikiganiro cya Gorora Byose Vuba, nabo ngo ubashyiremo kumva no kumvira, maze bazabashe gushyira mu bikorwa ibyo bakwiye gushyira mu bikorwa, maze bagorore byose vuba. Haleluya. Mana, nongeye kukwinginga ngo ufashe igihugu cyacu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo, cyugarijwe n'amakuba n'ibyago, kandi biterwa n'iyoboka Satani binjiyemo, kuko iyo riza kubiyoboka Mana ntabwo byakageze ahangaha. Niyo mpamvu rero wavuze ngo abukunda urabacyaha, natwe utunyurijemo amagambo yawe turi gucyaha no gutesha, kugira ngo hagire nabura n'abakeya bagorora byose vuba, hazaboneka abarokowe n'iri jambo. Reka rero risunikishe umwuka wera rigere mu mitima ya benshi, abari hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo, bose bazaryumve kandi rizaba twebwe turabibye, wowe n'urumeza kandi ukanakuza. Reka rero umwuka wera aba ari we uzarimeza mu mitima kandi anarikuze, kugira ngo abo ririmo nabo bazakure. Yego Mana, ndakwinginze ngo uyu mwene data twagira gutegura ikiganiro umugire neza, kandi umwanya mashira nawe utabonetse umugire neza. Nongeye no gusengera abantu bari muri gereza mu gihugu cyacu barengana, mpereye kuri Madame Victoire Ingabire n'abandi bose bagenzi be barimo. Victoire Ingabire uhagarariye abagore na Rashidi uhagarariye abagabo, bose ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo ubagirire neza kandi uzabahore nko mu gihe cya Pawulo na Sila. Reka rero nongere sengere n'abandi barwaye muri iri joro, abarwaye ku mpamvu z'imirire mibi n'imibereho mibi bashyizwemo n'abadayimoni, ku byo twavuze haruguru, bose ubagire neza ubakize. Reka ukize mu izina rya Yesu Kristo abacu bose aho bari, haba mu mashyamba, haba hirya no hino mu nkambi, haba mu gihugu mo imbere, haba ndetse no mu butegetsi, nabo bakize ubasanga ubagendere, nk'uko wasanze Koruneliyo nijoro. Hari icyo wakora ibintu bigahinduka, hari icyakorwa abanyamadini nabo bakabibona ivanjiri ntagatifu. Reka usanga abitirwa izina ryawe bose, abaguye babyutse wibwira ko ahagaze nawe umurinde atagwa, abanyantege uduhe imbaraga, tugire neza kugira ngo tubashe gukomera, udukweteshe inkweto mu bihe nk'ibi ngibi. Haleluya. Urakoze rero Mesiya mwiza, byinshi twavuga, reka ijoro turarane, reka ijoro tugumane, kandi aho bukeye nabo birirwa n'amanywa meza, kandi tuzongere guhura baduha andi magambo meza kandi menshi yagorora imitima y'abanyarwanda n'isi muri rusange n'akarere. Reka ibyangiriza akarere byose bivunaguze imbaraga z'Imana, bivunaguze nk'uko amacumu yari yateranywe Dawidi yose yavunaguriye mu kibaya, kandi irya Goliyati bigafata ubusa. Mu izina rya Yesu Kristo, reka icumu rya Goliyati bifata ubusa. Dawidi ahari hose aneshe, yego, kandi ahantu hari Yosuwa na Kalebu baneshe. Gideyoni azunguza ibibindi by'imuri, yego, kandi abashaka gusa bw'imbwa bavemo, hasigara abantu banywa bari ku rugamba bahagaze neza. Reka duhe kurwana mu buryo bw'umwuka, reka turinde kurwanira mu mubiri, kuko abadubye mu mubiri basaruye kubora, kandi duhe inkomezi kugira ngo igitinyiro cy'Uwiteka kitugote. Urakoze Mana, neshereza abacu bose bashyize imbere kugira ngo bazabohore rubanda n'akarere, kandi uhindure gahunda zose zari zarishyize hejuru zirwanya iby'Imana, ibishaka kurwanya no kubangamira imigambi iyo ububyutse mu karere byose. Bifashe biri mu izina rya Yesu Kristo, bifashe biri imigambi y'abarangi, abacwezi, abapfumu, abarozi, abashitsi, abashikisha, imyuka y'Iluminati, imyuka y'ubutinganyi, mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi ikorerwa ikuzimu, abapfumu bateguwe, abakonikoni, mu izina rya Yesu Kristo. Byose bifashe biri, mpagaze mu butware bwawe, nsenga nkubita hasi, ndimbura imigambi mibisha ishaka kubangamira ububyutse mu karere, ko kugorora byose kugira ngo ibintu byari byarapfuye bizazuke. Duhe kuba abavugabutumwa bwiza, duhe kuba abavugabutumwa bwiza, uturinde indamumbi, turinde imbonorano, turinde ibyatekerezwa, turinde ubuhehesi, ubusambanyi n'ibisa nabyo byose n'ubusinzi, uturindishe umwuka wera ugotesheje izina rya Yesu Kristo ikirere cya Afurika n'isi yose muri rusange.
aya masengesho ngo agire icyo ahindura kuri gorora byose, Hallelujah. abazumva iki kiganiro bose uzabagirire neza. Ibyifuzo byacu byinshi urabizi, reka ubisubize kuko uri Imana, kandi tuze gutegereza twihanganye, turambirwa tukabivamo, kandi mbere yo kubigumamo none iteka ryose. Urakoze Romana, urakoze ko byumvise, yo kuryamana nawe uzabyukane nawe, wigisha kuri bose baturya igipfunsi cyawe, uhaze kwifuza ibyaranga byose. Nagushimiye rero muri byose, ubuntu bwawe n'amahoro n'imigisha bibane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo, sabye n'inginga nizeye, amen. 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 Urakoze cyane mushumba, Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dusoza iki kiganiro dusabe abakurikira Gorora Byose Vuba, uwakumva hari igitekerezo cyangwa inyunganizi yazatanga, ndetse hari n'ikibazo ushobora kubaza umushumba cyangwa se abatumirwa twaganira uyu munsi, wazandika kuri iyo nimero uri kureba kuri screen ya telefone yawe cyangwa se ya computer yawe, no akamenyetso ko guteranya 254 75 25 8 25 98. Ushobora guhamagara bisanzwe cyangwa ukahamagara kuri WhatsApp ndetse ukandika, hanyuma ibibazo uzabaza mushumba nizere ko tuzabigushyikiriza, hanyuma nibiba ngombwa ugaruke mu kiganiro usubize abakunzi ba Gorora Byose Vuba. Kuri ndahari nanjye, Imana izashoboza. Turagushimiye cyane, urakoze, Imana iguhe umugisha, ugira ibihe byiza. Twese hamwe bitane. Urakoze. Gorora Byose Vuba.